ndagusuhuje ndetse nkwifurije ibihe byiza no gukomeza kuryoherwa n'ibiganiro bitandukanye tuduhema gutegura no kugezaho umunsi ku munsi, ndetse mboneyeho akanya ko kwifuriza ikaze ugeze hano ari ubwa mbere. Wowe ukunda ikinamico, ahantu ho gusanga ikinamico zose zo mu buryo bwose ni hano wamaze kugera. Icyo turagusaba yuko uza kudutera inkunga maze ukaza kureba hano munsi ahantu handitse sabone cyangwa se subscribe, biterwa n'ururimi ukoresha, maze ugakandaho, hanyuma ukabushimangiye ko uzahorana natwe, ko ndetse uzahora by'iteka ryose ubona ibiganiro tubagezaho n'ubuhamya butandukanye. Iyi ni ikinamico official uri gukurikira. Uyu munsi twabateguriye ubuhamya bw'umubyeyi witwa Ansira. Uyu mubyeyi nk'uko yabitwandikiye aciye kuri email yacu, akaba yaratwandikiye akatugezaho ubuhamya bwe, hanyuma akadusaba yuko twazabugeza ku bantu badukurikira, kuko yatekereje yuko hari abantu benshi bagwa mu mutego nk'uwo yari yaguyemo, ndetse atekereza yuko ibintu bitandukanye yahuye nabyo hari abandi bantu bahura nabyo, rimwe na rimwe ugasanga bibananiye kubyihanganira cyangwa se kubyumva, maze bikaza gutuma yifuza yuko yasangiza abantu ibyo yahuye nabyo, hanyuma ibi yahuye nabyo wabyumva bikaba byagufasha nawe, bigatuma wavansa cyangwa se bigatuma ukomeza imbere, cyane yuko ubu buzima ari umwarimu udahwema kutwigisha umunsi ku munsi. Iyi ni ikinamico official nk'uko nakubwiye, ndetse dushimira byimazeyo abantu badahwema kutwereka urukundo. Nawe niba ufite inkuru ushaka gusangiza abadukunda ndetse n'abadukurikira, watwandikira kuri email yacu ariyo info@ikinamico@gmail.com, hanyuma ubwo buhamya bwawe tukabusangiza abadukunda, kuko abantu batandukanye bigira ibintu byinshi mu buhamya tugenda tubasangiza. Reka twitse gatoya cyangwa se dufate akaruhuko gatoya, ubundi tuze dutangira n'ubuhamya bw'uyu mubyeyi yatugejejeho. Ni ubuhamya bukomeye ndetse bukubiyemo byinshi cyane umuntu wese yakwifuza kwiga, ndetse umuntu yakwifuza no kuba yamenya. Reka tugaruke gatoya. Murakoze kunyakira. Amazina yanjye nitwa Mukayiranga Ansira. Ndi umubyeyi, ndubatse, mfite umugabo ariko mfite n'abana 4. Mu by'ukuri urugendo rwo kubaka ni urugendo rukomeye ndetse rukomerera abatandukanye. Ahari wowe ushobora kuba utarakomerewe narwo bishingiye kuko Imana yarabiguhitiyemo, ariko nubwo utakomerewe narwo hari abandi twakomerewe narwo, ndetse ugasanga ari ibihe bikomeye cyane. Gusa kandi ibi mpamvu mbivuga ni uko hari abantu bajya bibeshya ko urugo ari paradizo, ariko ni mu gihe reka babyibeshye, kuko urugo rumeze nk'uruzitiro. Umuntu uri mu ruzitiro imbere aba yifuza kuba yasohoka muri uru ruzitiro, ariko kandi umuntu utari mu ruzitiro akenshi aba yifuza kuba yakwinjira mu ruzitiro, kuko aba atazi ibiri kuhabera. Ibi bisa n'ibyambayeho neza. Mu by'ukuri nakuze nk'uko abandi bana bose bakura, ndetse nkurana igikundiro, ubwiza n'uburanga bidasanzwe byatumaga abahungu batandukanye banyegera. Birumvikana niba uri mukuru urabyumva, guteretwa n'abantu benshi hari igihe biba ari ikintu kitoroshye, ariko kandi kubinyuramo nibyo abantu batandukanye bita ubutwari. Uyu munsi ntabwo nahita nerura ngo mvuge ko nabaye intwari 100%. Icyakora kandi nk'umuntu uri guteretwa, birumvikana yuko nari mfite uburyo butandukanye, cyangwa se nari mfite uburyo bwo kuba nahitamo uwo nanjye nshaka, nubwo ari nako byaje kugenda. Mu banteretaga uruhuri nza gutoranyamo umwe, maze nanjye ndamwishimira, numva nkwiriye kubana nawe, maze tugakomezanya ubuzima. Ibi bintu ntabwo byari byoroshye, nubwo mbivugira kuri mikoro. Ahari ukaba watekereza ko ari ikintu gisanzwe. Nk'umukobwa w'uburanga nari ndangajwe, cyangwa se nari nshyize imbere kuba urukundo rwanjye ruzamviramo urugo ruhire, kuko zari inzozi zanjye kuva mu bwana.
hari benshi mu rungano rwanjye bahoraga batekereza ko ahari kuba mfite abantu benshi banshaka bizatuma ntagira urugo ruhire. Icyakora aba bameze nk'abantu bibeshyaga bikomeye cyane. Mu by'ukuri ni ibintu biba bitoroshye guhitamo uwo muzabana, rimwe na rimwe bishingiye n'aho umuntu aturuka, bigashingira ku bantu yahuye nabo. Usanga akenshi ari ikintu gikomeye cyane kuba wahitamo umuntu w'inzozi zawe. Icyakora kandi nanone nubwo ndi kukubwira ibi ngibi, njye bisa nkaho bitankomereye, kuko nk'uko nawe ubizi wahisemo cyangwa se uri gushaka guhitamo, nanjye n'ibyo bitekerezo nari mfite, narebaga imbere icyo nari nkeneye kuruta icyanyizaniraga. Ibi byatumye mpitamo umugabo benshi bambwira yuko mpisemo neza. Gusa mu kumushaka twagize n'ubukwe budasanzwe, ariko sinigeze ntekereza ko kuba umuntu yanywa inzoga rwihishwa ari ikigeragezo cyangwa se ikibazo gikomeye. Hari abantu batandukanye bakundaga kumbwira ko kuba umuntu hari defo cyangwa se amakosa gukorera mu gihe muri mu rukundo, ibi bintu ari ibintu byo kwitonderwa. Njye mbere babimbwira nabyumvaga, ariko namara kubyumva nyine nkumva ni ibintu bari kumbwira, ariko nyine ibyo bintu bambwira nkumva nyine ni defo, nkumva cyangwa se wenda ibi bintu uyu muntu akora azageza aho abireke, cyangwa se rimwe na rimwe nkumva nyine ningera mu rugo ibi bintu nzagezaho nkabimuhinduraho. Ariko nubwo nibwiraga ko nzabimuhinduraho, ntabwo nigeze ntekereza yuko ari umuntu mukuru ndetse yemerewe kwifatira umwanzuro. Ibi rero byatumye niga kubana n'ikibazo, cyane yuko mbere natekerezaga yuko ibyo mbona ari utwana duto cyane nshobora kutwihanganira, maze mfata umwanzuro nk'abandi bakobwa, nyubaka inzira yo kujya kuba mu rugo ndanye none nihebeye. Birumvikana byari ibihe bidasanzwe. Nawe uramutse ushatse umuntu ukunda ndetse wumva ukizeho umutima, wiyemeje kubana nawe akaramata, aba ari ikintu gikomeye cyane. Ariko burya mu Kinyarwanda baca umugani ngo nta mukobwa udaharikwa cyangwa se ngo nta mugore udaharikwa. Uyu mugani najyaga nkumva n'abakuru, ariko mu by'ukuri nta nshuro n'imwe nigeze ngendera kuri wo, kuko numvaga ibi ngibi byagirwa n'abandi umugabo wanjye bitamugeraho. Ariko burya nuzajya ubona ibintu ahandi, ujye utekereza ko nawe bishobora kukugeraho. Icyo gihe rero niho haturuka ikintu cyo kuvuga ngo niba ubonye mugenzi wawe ahuye n'ikibazo, ujye wirinda kuba wamucira urubanza, na cyane ko hari umugani mu Kinyarwanda uvuga ngo aho umugabo aguye icyo ukora ni uguteraho utwatsi, kuko bitabaye ibyo nawe ejo ushobora kugenda ukahagwa. Ibi bintu rero byabaye nka ya migani. Mu by'ukuri iyi migani narayumvise, maze kuyumva ndayisuzugura cyane. Ntabwo ari ibintu biba byoroshye, nawe urabyumva ko bitoroshye, cyane ko ngiye nk'umwana rero kurenya uburanga, mfite abahungu benshi banyirukaho, byampaye uburenganzira n'ububasha bwo gufata umwanzuro nkomeje, niyemeza kurushinga. Umugabo wanjye tumaze kubana, ariko ngiye kubibwira ubuhamya bwanjye mu buryo buvunaguye. Muraza kunyihanganira kuko njye nyuzamo nkagira emotion, ariko njye uko ngaragaza emotion sindi, ahubwo ndaseka. Uyu mugabo wanjye rero tumaze kubana twagize ibihe byiza nk'ibisanzwe, ariko ikintu cyaje gutangaza ndetse kikambabaza cyane ni uburyo nasanze uyu mugabo wanjye ari umusinzi bitangaje. Kunywa inzoga si ikibazo kuko nanjye ubusanzwe ndazinywa, ariko we yari wa muntu unywa inzoga bukira bugacya ataraza, akaba yamara iminsi ibiri, igihe cyose afite amafaranga yarabikoraga ndetse bikanshegura cyane akanabibona. Gusa iyo yabikoraga naramutukaga bikomeye ndetse nkamucunaguza, mu gihe nari ntarasobanukirwa ko umuntu akwiriye kubaho ubuzima bwe, cyane yuko nari narakuranye umutima wo kumva ko iyo ushatse umuntu muba mubaye umwe. Gusa ibyo ndabikubwiye ntabwo ariko biba bimeze. Iyo ushatse umuntu ntabwo muba mubaye umwe, ahubwo ikiba kibaye nuko muba mwemeje cyangwa se mwemeranyijwe kubaka ikintu kimwe ari rwo rugo. Icyakora ibi ntabwo bikuraho ko akomeza gutekereza uko yatekerezaga no gukora ibyo yakoraga, kugira inshuti ze zisanzwe. Ibi kandi bimubaho nawe bikakubaho, kuko ukomeza kugira ibitekerezo byawe wari ufite,
ukagira inshuti zawe rusanganywe, wamara kugira inshuti zawe rusanganywe hakiyongeraho inshuti ze yari asanganywe, hanyuma icyo muba muhuriyeho ni urugo muba mwaremeje kubanamo. Gusa ibyo nubwo ari uko bimeze ntabwo nari narigeze mbitekereza, ahubwo numvaga tugiye kuba umuntu umwe, tugatekereza kimwe, tugakora kimwe, tugakorera hamwe, maze urugo rugahinduka paradizo tubireba. Ibi rero usibye kuba abantu batandukanye bajya babivuga cyangwa se babyumva, ibintu bitandukanye nanone bikomeza kuba mu rugo ndetse bigatera abantu batandukanye kugira umutima mubi, abandi bagahinduka ibisimba ku manywa y'ihangu, ariko abandi bakagenda bigishwa n'ibyo bahuye nabyo. Hari inkuru nyinshi najyaga numva abagabo batanga ubuhamya ukuntu abagore babananiye. Ibi byatumye nkurana umutima, ndetse no mu gihe nari ndi mu rugo nahoraga mpangana by'iteka ryose no kutazabangamira umugabo wanjye kugeza ku rwego azumva ashenguwe bikomeye n'iki kintu. Ibi kandi nakomeje kubikurikirana ndetse mbigenza neza, nkomeza kumwihanganira kuko nyuma yo gusobanukirwa iby'ibi byanteye umutima wo kwihangana, nkomeza guca muri ubu buzima nubwo bitari byoroshye. Ushobora kumva ndi kukubwira ibi wowe ukumva ari ibintu bisanzwe, mu by'ukuri birasanzwe, ariko nuko utabiciyemo byarankomerekeje bikomeye, ariko nabyigiyemo isomo. Reka rero umunsi umwe umugabo wanjye azajya kunywa inzoga. Nari ntwite mfite mu nda umwana wa gatatu, yaragiye arasinda maze ataha mu rukerera hari nka saa 9 ugereranije. Akinjira mu nzu yaje ntukagura cyane. Ikintu cya mbere yakoze yahise akubita icupa yari afite kuri televiziyo twari dufite. Iyi televiziyo yari yaraduhenze kuko twari twareguze 920, yari ifite puse 65. Akikubitaho iryo cupa yahise ishwanyagurika yikubita hasi, gusa arabibona ko binkomerekeje, ariko ndaceceka ndamwihorera kuko nari namaze gusobanukirwa ihame ry'urugo. Ushobora kuba uri kumva buno buhamya ufite ikigeragezo kimeze gutya. Mugenzi wanjye ndabizi ibi bintu birakomeye cyane, ndi kubikubwira nk'umuntu wabinyuzemo. Ni ibintu bitoroshye, umutima urababara ugakomereka mu marangamutima ukumva bidasanzwe, ariko iyo wamaze kubyakira ubifata nk'ibintu bisanzwe ndetse ukabinyuramo nk'uko umuntu atambuka mu muhanda usanzwe. Ibi rero uwo munsi akimara kumena televiziyo nabaye nkimwegera, ngiye kubona mbona randukiye ibirutsi byinshi cyane anyuzuza mu isura, ndetse birandakaza bikomeye cyane. Numva mfashe umwanzuro ko ngiye kumukorera ikintu kibi, ndetse numva ndakigambiriye, gusa umutima urambuza, ahubwo umutima umpatiriza kumufata hanyuma nkamujyana. Hanyuma namara kumujyana nkamugeza mu cyumba nkamuryamisha kuko nabonaga arembye cyane. Ibi ngibi naranabikoze ndetse birankundira. Inkweto ndazimwambura kuko yamaze kuruka, nawe abona ko ibyo akoze biteye isoni, agira ubwoba bwinshi, gusa ahita yigira nk'urembye. Ndamurandata nubwo nari ntwite inda nkuru, ndagenda ndamuryamisha, managura aho yarutse, ndagije nanjye ndagenda muryama iruhande turasinzira. Mu gitondo cya kare nazindutse njya ku kazi, ariko kuko nari nzi ko umugabo wanjye yari atameze neza, nazindutse mutegurira boyiro. Ndayitegura, maze kuyitegura nyishyira ku meza aho twari dusanzwe turira. Ibi ngibi maze kubikora, icyo nihutiye gukora namwandikiye agapapuro kuko nangaga kumukangura bitewe n'ukuntu yari amerewe nabi. Namaze kwandika aka gapapuro nandikaho amagambo akomeye. Aya magambo akaba ari nayo yaje kumbera umugisha ukomeye, kuko byaje gutuma uyu mugabo yongera guhindura imitekerereze ye. Ugiye kumbaza ngo byagenze gute? Muri makeya natekereje ku byahise byose, ntekereza uko umugabo wanjye yatashye, ariko mbonye ko arutse kandi adasanzwe aruka, mpita numva yuko atari inzoga gusa zibimukoresheje, ahubwo ari uburwayi. Aha ndi bugere ku cyanteye gukora ibi byose nakoze. Nabaye nkimugeza ku buriri, hanyuma ambwira amagambo ambabaje ndetse atuma ndira amarira y'ibyishimo. Uyu mugabo kuko yari yasinze bikomeye, yahise ambwira
ngo wagakobwa we ndabibona kuri gatoya, ufite amabere meza ndetse uri na mwiza. Icyakora njye mfite umugore, ndetse umugore wanjye mfite ndamukunda cyane ku buryo ntashobora kumuhemukira. Rero mva imbere wagakobwa we genda ashatse, ntubone ngo nuko nasinze ariko mfite ubwenge. Ibyo urimo ukora ndabireba, inkweto nyambura ndabibona, ariko ntabwo nshaka gusambana nawe kuko njye mfite umugore nizera kandi nkunda. Nkimara kubona ibi ngibi nagize umutima mwiza cyane. Umugabo mukorera ibidasanzwe, akaba ari naho nakuye izi mbaraga zo kumutegurira icyo gusamura mu gitondo, kandi yari yampemukiye bikomeye cyane. Nasize rero nanditse urwandiko ubwo nari ngiye ku kazi. Nanditse ngira nti: mugabo mwiza nkunda Paul, twasezeranye, ni wowe rubavu rwanjye kandi ngukunda iby'iteka ryose. Ngoza ku mutima mugabo mwiza kandi sinzaguhemukira. Watashye unaniwe nabibonye, ariko ndaguteguriye icyo gusamura, uze kugenda ku meza aho dusanzwe turira. Nahasize akaboyiro ukarye kuko karaza kugufasha kugarura imbaraga, maze ukomeze ugire umunsi mwiza. Uyu munsi ntabwo uri bujye mu kazi, nkwifurije kuza kuruhuka neza ndetse uze kugira n'igitondo cyiza, ndagukunda. Uru rwandiko nkimara kurwandika nigiriye mu kazi, ariko ndusiga ku buriri. Uyu mugabo abyutse yatunguwe no guhita agwa kuri aka gapapuro. Akimara kugasoma yarampamagaye kuri telefone, ampamagara afite agahinda gakomeye. Ijambo yarambajije ati mbese umeze neza? Naramusubije ngo meze neza ndakomeye. Gusa nari mfite umutima mwiza k'umuntu wumvise amagambo adasanzwe uyu mugabo yari yavuze, kuko nahise ntekereza ko umugabo wanjye ari umuntu w'umwizerwa, ndetse ashobora kuba umwizerwa kabone niyo yaba yasinze, kadashobora kurenga ku isezerano twasezeranye. Icyo gihe nahise mbona ko kuba yagenda akanywa inzoga agasinda bidakwiye kuba ikibazo, cyangwa se bidakwiye kuba impamvu yatuma uyu mugabo mwamagana cyangwa se ngo mwirengagize. Uyu mugabo rero yarampamagaye mu kumbaza, arambaza ati mugore mwiza, nanjye ndamwitaba. Arambwira ati kubera iki naguhemukiye, namara kuguhemukira ukanyitura gusiga ungiriye neza. Naramusubije nti erega urukundo rwanjye nawe ntabwo rushingiye ku bihe tubanye ibyo ari byo byose. Ni kandi iri joro naraye menye yuko uri umwizerwa cyane urenze uko nigeze kubitekereza kose. Uyu mugabo yahise arira amarira y'ibyishimo, yambwiye ijambo rikomeye, ambwira yuko mu buzima bwe atazigera n'inshuro n'imwe yongera kumpemukira cyangwa se gukora ikintu kimbabaza. Hari igihe mu buzima duhura n'ibigeragezo bikomeye, hari igihe duhura n'intambara rimwe na rimwe zikagora umutima, ubundi ugasanga tudafite uburyo bwo kuba twaca mu byo ducamo kuko tuba tumva birenze imitekerereze yacu. Gusa kandi nubwo ibi bimeze gutya, ndakwihanganisha mugenzi wanjye. Imbaraga ushyira mu guhangana n'ikigeragezo nizo mbaraga zizaguhesha kuba wagitambuka amahoro. Uko rero nibwo buhamya bwanjye ho gato mbabwiye bw'ukuntu nabashije gutambuka iki kigeragezo cyari kinkomereye cy'umutware wanjye wasindaga bikomeye ndetse bikambabaza birenze urugero, nkanatekereza yuko uyu mugabo ari kumpemukira no kumbabaza. Niba ufite ibigukomereye, ukaba ufite ibigusitaza n'ibigusubiza inyuma mu rugendo, mugenzi wanjye, inama nakugira nuko wakwitoza kuzajya uhangana n'ibibazo, kuko hari abantu benshi cyane tuzi bahura n'ibibazo, bamara guhura nabyo umwanzuro wa mbere bafata bagahitamo guhita babihunga. Ibi rero birasaba yuko umuntu agira ibindi bitekerezo bishya, ndetse bigasaba ko hari urwego rw'imitekerereze umuntu arenga kugira ngo ubashe guhangana n'intambara uhura nazo. Ibi kandi impamvu mbikubwira nuko nanjye ibyo byaranyishe, ariko gusa nkaba naraje kuzuka nyuma y'uko mbonye ibi ngibi byose. Icyakora kandi nawe niba uzi ko udukurikiye ukaba uzi ko wabaswe n'inzoga cyangwa se n'ubundi buryo, icyo ukwiriye kumenya kirenzeho nuko kuba inyangamugayo no kugira ubudahemuka mu mutima wawe,
ibi bintu bishingira ku mutima ufite ndetse bigaturuka ku kuba ibyo wiyemeje byose uhora ubitekereza kabone waba ufite ubuzima, ni ukuvuga ngo uri muzima cyangwa se utari muzima. Ndabashimiye ko mwanteze amatwi ndetse mukemera kubana nanjye ndetse mukemera no gukurikira ubuhamya bwanjye. Shimiye byimazeyo Ikinamico Official yampaye umwanya wo gusangiza abayikurikira ibyambayeho kuko natekerezaga ko byafasha benshi. Ndabashimiye, nimukomeze mugire ishya n'ihirwe, Nyagasani akomeze kubahira muri byose, nimugire amahoro.